biri mu madini ubwo reka mbabwire iby'amadini. uwumva yumva Amadini yacu afite ikintu gikomeye inzego zishaka kuba zitarimo kureba. Tuzisanga kimwe kiracumba ntimubone umwotsi, ariko dushobora kurangara kikabasitinga kigashwanyuka. Urusengero rwo kwa Sikovia kuko ngewe naturutse i Burundi, ba pasiteri bose bagomba kuba ari ab'i Burundi bavuyeyo, wanahagera ukumva ikirundi cyaganje. kigeze kuvugwa Kimisagara. Noneho waza kumanuka wajya ku rusengero rwo kwa Ntuza iwawe bagasanga abantu bagomba kuba bavuga ikinyamurenge. Buranga dufite n'abanyi ngivuga iryo n'umunyarwanda uretse gato utakiza akagerageza kukivugisha no kuririmba akarwana no kuvuga ikinyamurenge bakunda kwirwemo n'icyo kirwa waba utakivuga inkweto ntigukwiye ndabakomeze kuko murimo mu bikomereza. Ese ubundi ndagirana ndabaka ikarita ndabaka ikarita n'ubundi yabaye oya zarangira ngo kuri 20 na zinga ndamuhindire nicyo gihari niwe printing asiza printing itware neza urumva ifate neza imbere ya chapaso. Noneho icyo abantu barimo barwana no kuvuga ikirundi n'ikinyamurenge. Ibyo birarangiye muri ADPR naho hari abagomba kuba barimo. Urumva bagomba kuba ari kimeza hano ndabyumva. hari izaje zadutse zitwa caki bagomba kuba harimo n'uturirimbo tuvuga ikigande n'icyongereza. You see mugatenga hano nako hirya no hino birahari nyinshi zirahari. Ibyo bintu mubona byitwa uduce, sibyo? Muzi ngo nuko abantu baziranye bikubaka mu madini ni igisasu gitangiye kubara rimwe kabiri kigera ku 100 kirashwanyuka. ko mubwira ko byagize no mu mabanki ibyo rero kandi iki gisasu giteze ko abanyarwanda twese tujisha igisabo ku bumwe bw'abanyarwanda. Bikaba biteze ibi bintu biri mu madini yose y'ibyiciro byose. Niyo mpamvu nkubwira ngo Bizimana reka ibintu byo kutubwira ukuntu tuba intore, ahubwo banza urebe iyo tuvuye mu itorero tujya he. Ndavuga iby'inkumbi kandi ubwo uravuga n'ibyo ngibyo mu madini ya gikirisitu no muri Islam. Ubwo hari abantu ngo baba barize ngo muri Arabia Saudite, abantu ngo bakaba barize ngo muri za Libya, ngo hakaba ngo hari abantu ngo bize za Iraq. Ibyo nabyo bikaba intambara ikaza kuyobora utarize muri Arabia Saudite. Ndagira ngo mbibutse ko Cameroon hari intambara y'abavuga icyongereza n'igifaransa yarahosheje kandi bose ari abene gihugu. Hano rero abantu bashaka ko umwerize mu gihugu kimwe undi akiga mu kindi, intambara ikarota mu Basilamu cyane. Umwe akavuga ati yewe nubwo naba ndi umukirisitu nte mu rusengero rurimo abantu bavuye i Burundi n'abandi bahageze bikanumvikana akabaga umunyamurenge ati ni gitangaza kuwa kangaye. Imana yacu nishimwe ga yewe ngo kunde Imana amashisha kugira ngo arebe ko yasatira ritari. Yego dufite korari hano zirimo abantu baturutse ku musozi umwe. Bino bintu mu birere ikaba yarakomotse ku musozi umwe, atari uko wenda hari abandi bantu batazi kuririmba, ahubwo ari ukugira ngo nyine kagume ari akantu kabo bakubaka. Nubwo mu rusengero nubwo haba hari korari ihuriweho n'abandi bose, ariko hakaba ibyo twita agakono k'abana kanifashishwa mu kurimbura ubuyobozi burimo cyane. Ibyo bintu rero mbohereje ishyogwe ngo umuntu ngo uyobora ngo nuko ngo irakorara bameze nk'ukuntu ayumvamo. Ibyo simbivuze, sinibereye hano hari uwo mvuze tabaje kare sinabaje ibintu bitarashwana. Ishyogwe bafashwe n'ibiki ibyo bintu abantu babyite abaporosoni bagiye kurekura ingumi n'izakibira hano ndakubeshya zabera hehe gitifu hano rinete ziravamo nzakwepa zifate gitifu wa Kamembe wabeshere ashyire mu nteko ishinga amategeko ya Uganda.